ni umu YouTuber ugitangira ariko urabona sub ntago ziri kuzamuka, ntabwo biri kuza. Hari uburyo rero bwo kuzamurana abantu bahana sub, bakora sub for sub. Wowe wabugerageza se? Hello friends, ndabasuhuje. Uyu munsi noneho tugiye gutangira icyumweru cya kabiri cy'urugendo rwo kwiga YouTube n'uburyo bwo kuzamuka kuri YouTube. Ariko nk'uko maze kubibabwira, mbere y'uko dutangira icyumweru cya kabiri, tugiye kubanza turebere hamwe ubwo buryo bwo guhana sub. Ese burakora? Ese twabugerageza bigakunda? Niyo mpamvu nagerageje nakoze group ya WhatsApp twahuriramo aba YouTuber bakiri batoya nyine bahuriramo bakajya bazamurana. Murabizi iyo usabye umuntu kugukorera sub udasanzwe ari interested mu bintu bijyanye na YouTube, hari igihe akumvira ubusa cyangwa se akareba iyo link gusa ntanayifungure cyangwa se agire icyo ayikoraho. Ariko naratekereje ndavuga nese ubu dukoze group y'aba YouTuber, noneho buri muntu uri muri group akajya arebamo umumemba umwe akamusaba sub, ntibyakoroha kuko nyine gusaba YouTuber umugenzi wawe sub biroroshye kuba yayiguha nawe ukayimwishyura. Hari uburyo rero nateganyije tuzabikoramo cyangwa se tugiye kubikoramo. Link ya group iri muri comment irapininze, ubwo muraza kuyinjiraho aba YouTuber mukiri batoya cyangwa se bakiri kuzamuka, nanjye ndacyari kuzamuka, ubwo turahuriramo muri group noneho tujye dufashanya. Noneho hari uburyo bwo kubikoramo. Uburyo bwo kubikoramo ni ubuhe rero? Uburyo bwo kubikoramo rero bumeze gutya. Ibi bintu YouTube ahanini ntago ibyemera, iranabirwanya. Rero niyo mpamvu uba ugomba kubikorana ubwenge. Rero uburyo bwo kubikoramo ni ubu ngubu. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite email ebyiri. Ugomba kuba ufite email ebyiri, ubwo iya YouTube channel yawe niyo yindi uzajya ukoresha utanga abasub. Ndatekereza kugira email imwe iriho YouTube channel yawe n'indi wajya utangiraho abasub ni ibintu byoroshye cyane. Ndatekereza n'abantu benshi, aba YouTuber benshi muba mufite na email irenze imwe cyangwa se zigera nko muri 5 kugira ngo mwihe abasub, mwihe na views. Ibyo birumvikana kuko nanjye byambayeho, nanjye nazitangiye gutyo, ariko it's okay, nta kibazo. Ugomba kuba ufite email ebyiri. Noneho iyo email ya kabiri itari ya YouTube channel yawe niyo gutangiraho abasub. Noneho rero ikintu gihari ni iki: urinjira muri group iri muri comments, none numara kwinjiramo ugeremo. Numara kugeramo rero ntago uzajya wandika muri group, uzajya uriya mu ba members ba group wandikiremo umwe, umubwire ute se wamaye sub. Namara kuguha sub mu byumvikane kuri WhatsApp nyine akohereze screenshot nawe umuhe sub. Ikosa rero mugomba kwirinda ni irihe? Ikosa mugomba kwirinda ni iri ngiri. Twese turaba YouTuber, reka dufashanye. Ikosa mugomba kwirinda ni ryo kuvuga ngo uragiye umuntu agwaye link ya YouTube channel ye ugiyeho gusa uhise umuha sub. Ibyo bintu ntago bikora. Niyo mpamvu nabwiye ni ukubyitonda, no kubikorana ubwenge. YouTube irabirwanya. Niba umuntu agwaye link yiwe, at least byibuza YouTube ibara ko umuntu yabaye interested kuri video runaka iyo warebyeho byibuza amasegonda 90, umunota umwe n'igice. Ubwo rero nugenda ugahereza umuntu sub akigwa link ukayifungura ugahita umuha sub ugahita uvaho, iyo sub ntago ibarwa. YouTube igeraho ikayisiba. Ni ukuvuga ngo rero niba umuntu aguhaye link ye ngo uyifungure kuri WhatsApp ngo winjire kuri YouTube channel ye, ugomba kuyifungura yego, ariko ukareba byibuze at least umunota n'amasegonda 30 kugira ngo YouTube ikubare nk'umuntu wabaye interested. Ibi mubikorerane muri aba YouTube, muri gufashanya, muri kuzamurana. Nta mpamvu zo kugira ngo umuntu arebe video yawe we ntuyirebe. Umunota umwe n'amasegonda 30 ni igihe gitoya. Ni kimwe nk'uko wati icyo gihe uri kureba n'izindi video cyangwa se uri guta umwanya ku zindi mbuga nka TikTok cyangwa se izindi mbuga nyine zisanzwe. Umuntu aguhe link ye uyirebeho byibuza, niba ari ya video urebe byibuza umunota umwe n'amasegonda 30. Ushatse wanayirenza ukareba ibiri, ukabimubwira uti video yawe nayirebye iminota 2 udatarukije. Mukamubwira uti video yawe nayirebye iminota 2, nanjye urebe iyanjye iminota 2 umpe na sub. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane kubikora. Ubwo rero turahurira muri WhatsApp group, tubyumvikaneho neza, tuzamurane gake gake kuko nta bundi buryo buhari. Hari ubundi buryo buhari bwo kuguranga amasub, biriya buryo ntuzigere ubugerageza kuko ntago bikora. YouTube irazidetectinga zira sub zose ko ari izama robot cyangwa se ziri bot, bazita bot subs. Irazidetectinga ikazikuraho. Iyo uziguze zimaraho nk'amezi nk'atanu gusa, zose ukajya ukabona yakuyeho nka 80% y'izo subs. Urumva rero ntago nakurikomeninga kujya kugura abasub, ahubwo ibyiza ntibyo ngibyo byo kuzamura no gukorera sub for sub, kuko YouTube ireba email ziri active zikora.
bivuze ngo rero niba warahaye ufite ya email uheraho abantu amasub, ugomba no kujya uyikoresha uriya amavideo asanzwe niba uri kuri YouTube cyangwa se uyikoresha ibindi bintu. Noneho iya YouTube channel yawe ukayikoresha aho uploadinga gusa cyangwa se ureba analytics zawe. Ubu buryo rero nabuzanye ntabwo bwawe buri mu masomo ngomba kubahereza, mu masomo yo kubozamura YouTube channel yawe cyangwa se yo kubonamo amasub. Nuko wenda hari abantu baba bavuga batese ko channel yanjye ifite subscribe 10, ifite subscribe 50, ubu ngubu umuntu azatinyuka kureba video yanjye iri kuri channel ifite subscribe 50. Byibuza no kugira ngo tube tuzamuyeho abasabu bacu bagere nko wenda nko muri subscribe 200, wenda channel yawe igira ishusho. Uvuga uti wenda niba ifite subscribe 200, umuntu ninkiraho video runaka azagerageza aze kureba kuri channel yanjye kubera ko ifite izi sub. Noneho reka tujye twatangira n'icyumweru cya kabiri. Ibintu byo gukora mu cyumweru cya kabiri, ibyo gukora mu cyumweru cya mbere twabyize muri video yabanje. Ubu tugiye kurebera hamwe ibintu umuntu akora mu cyumweru cya kabiri ari gukora video, ari ku develop YouTube channel ye, ya n'amakosa umuntu aba agomba kwirinda. Ya reka dutangireho n'icyumweru cya kabiri. Noneho rero muri iki cyumweru cya kabiri ndagira ngo tuganire ku bintu bitarenze bitatu gusa, ubwo birabihagije. Ikintu cya mbere rero ni uguhozaho, ikintu bita consistency. Ikintu guhozaho ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mu cyumweru cya mbere rero narabwiye ni ugomba guhitamo umunsi n'isaha uzajya uploading. Niba ari kuwa gatatu saa 10, ubwo nicyo gihe nyine. Ubwo niba ari cyo gihe ufashe uzajya ubonera content, ubwo nicyo gihe cyawe. Niba ari kuwa gatatu wafashe, ubwo ni kuwa gatatu. Niba ari ku cyumweru, ubwo nyine nicyo gihe cyawe. Ubwo ugahozaho igihe cyose kugira YouTube algorithm ikubone. Ibyo ngibyo ni ingenzi cyane. Icyo cya mbere tujye kuganiraho muri iki cyumweru. Ngo icya kabiri rero ni ikintu bita SEO optimization. Optimization bisobanura iki? Ni kuriya ufata title yawe. Ese title yawe iri attractive cyane, ijyanye na video washyizeho, ibyo bintu ukabyitaho cyane. Optimization rero irimo ibintu bitatu: irimo title, irimo thumbnail, irimo na description, irimo n'ama tags, irimo n'ama hashtags. Rero ibyo bintu ugomba kubyitaho cyane. Optimization igizwe n'ibyo bintu. Ufata thumbnail, ugafata thumbnail iri attractive cyane ku bantu. Byibuza reba nka thumbnail y'ino video muri kureba, ukireba wese uvuga uti se ino thumbnail, kuko YouTube ibifite video nyinshi ari recommendinze umuntu, ariko umuntu acuzinga guhitamo iyawe bitewe na thumbnail washyizeho cyangwa se ya foto y'inyuma, bitewe na video title niba yamukuriye koko. Ni ese yasomye video title ahita yumva ko iyo video ni ngombwa kuyireba. Ya ibyo bintu muri video zose zihari, video yawe niyo iri attractive kurusha izindi. Ibyo bintu rero biri mu bintu ugomba kwitaho. Noneho rero ikindi ni description. Description ifasha YouTube kudisplayinga video zawe ku bantu ba nyabo, ba bantu ushaka ko bareba video zawe. Nicyo description igufasha. Niba description yawe washyizemo ibintu byiza, nyine ibintu bijyanye na content yawe, YouTube izabimenya, izahita ibibona, ifate video yawe igeze kuri ba bantu ushaka ko bayireba. Niba video yawe ari yigisha, ubwo video yawe izayidisplayinga kuri ba bantu nyine bakeneye kwiga, ba bantu bahora basearching ibintu byo kwiga. Rero nta kuntu uzaba washyizeho video ijyanye no kwigisha nurangiza muri description ushyiremo ibintu bijyanye na football. Ibyo bintu aho ngaho uba watanye, uba watandukiriye, aho ngaho ntago bihura. Ya ibintu bya mbere ugomba kwita ni kuri title, thumbnail, description, yewe n'ama tags ndetse n'ama hashtags, kuko bifasha YouTube muri search. Niba umuntu searchinze ikintu kuriya wandikamo ijambo muri YouTube, YouTube igahita ikuzuriza cyangwa se ikakuzanira ibindi biri recommended. Zira n'imbaraga za hashtags. Iyo wagiye ushyiraho hashtags nziza rero YouTube igufasha kugaragara cyane. Ubwo ni uburyo bwa kabiri turangije. Ubwo tumaze kubona uburyo bwa consistency bwo guhozaho n'uburyo bwa SEO optimization. Uburyo bwa gatatu rero tuganiraho muri iki cyumweru ni uburyo bita audience engagement, gutuma abafana bawe bingaginga muri video zawe. Tuvuge urugero, niba umuntu ateye comment, ni ngombwa cyane kuriplayinga kuri ya comment kugira ngo comment zigaragare nkaho ari nyinshi, YouTube ihita zibona nkaho ari nyinshi. Tuvuge niba abantu 5 bateye comment kuri video yawe, nawe ukagenda uziriplayinga, buri comment uyiriplayinga, urumva zose zahita hamwe zizahita ziba comment 10. Urumva ibyo bintu bifasha YouTube kubona ko video yawe irimo iragenda ikundwa kubera izo comments ndetse n'ama likes. Ikintu cya mbere ugomba muri iyo audience engagement, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukubwira abantu muri video uti kora subscribe, kora like, ukande comment, ukande na share. Ibyo bintu kubivuga ni ingenzi.
ngira ngo mujya mubona ko n'aba YouTuber barenze nabo babisaba abantu kubikora. Rero wowe ukiri hasi sinzi impamvu udafite kubikora. Ugomba kubwira abantu bagakora subscribe, bagakora like ndetse bagakotera na comment, yewe byaba na ngombwa bagakora share. Ibyo rero nibyo bintu bitatu numva twakize muri iki cyumweru cya kabiri. Hari ikibazo rero abantu bakunda kumbaza batese guhindura izina rya YouTube channel yawe bihindura iki se, ni byiza ese nize ngaruka bitera? Mu cyumweru cya mbere rero narababwiye niba ukoze izina rya YouTube channel yawe ni ngombwa ko ukora izina ubona utazahindura. Guhindura izina rya YouTube channel yawe rero, YouTube ifite AI itibona ko uhinduye content, ni nka itekereza ko uhinduye content cyangwa se uhinduye subject, uhinduye sujet. Rero iyo uhinduye izina rya YouTube channel yawe, YouTube ubu yivanze, ushobora gushyiraho video ntizirebwe bitewe nuko YouTube yatekereje ko wahinduye nick, rero ukaba uri gushyiraho video za nick yabanje kandi wahinduye nick. Urumva rero gucalenjinga YouTube ntago ari ngombwa. Niba utangiye YouTube channel, niba mwarebye video y'icyumweru cya mbere, ibintu byo gukora mu cyumweru cya mbere, ibintu byose utangiranye uba ugomba kuba uzi neza ko utazabihindura na rimwe, utagomba kuzabihindura n'umunsi na rimwe. Ubwo niba utangiye YouTube channel ukahita izina ugashyiraho description yayo, ubwo nyine ibintu ushyizeho uburyo ubuzi neza ko utagomba kuzabihindura n'umunsi n'umwe. Kuko ngewe reba mbaye nk'urugero, iri zina Shami de Tutor riri ku YouTube channel yanjye, iri zina narihinduye nyuma y'icyumweru kimwe gusa ntangiye YouTube channel. Kuva ubwo ngubwo nta rindi zina ndahindura n'umunsi n'umwe. Bivuze ngo YouTube birayifasha kukurecognizinga, kumenya nick yawe, kumenya aho uherereye kandi ntibivangavanga. Ntago ari byiza rero guhindura izina, guhindura description ya channel, ibintu byose ntabwo ari byiza. Ubwo rero dusoza icyumweru cya kabiri twizemo ibintu bitatu. Twizemo ikintu bita guhozaho consistency. Niba wa uploading igihe kimwe, ubwo ntikizahinduka nyine, ukaba uzi ko icyo gihe ugomba kuzauploadinga. Twizemo icya kabiri, twizemo audience engagement. Icyo ni icya kabiri twizemo. Replyinga ku ma comments, gusaba abantu gukora subscribe, gusaba abantu gukora likes. Ikindi cya gatatu twizemo ni SEO optimization, byandi byo gukora ama title meza ari attractive, gukora ama thumbnail ari attractive, gukora description nziza, gukora na likes. Hari application nabwire izajya bibafashamo yitwa vidIQ, nzayiganiraho neza mu cyumweru cya gatatu kuko ni nziza nyine. Ifasha umuntu gukora izo title nziza, izo description nziza, iragufasha rwose kandi iri YouTube certified. Ubwo nzabigisha gukoresha free version yayo abantu mutaratangira kuyikoresha. Mukore subscribe rero abantu mutarakora subscribe, kandi nizere ko muri kuryoherwa n'izi video zibafasha kuzamuka neza kuri YouTube.